tugiye gutapa ivi na ivi. Uzi ikibazo kivutse se? Ndi tugende nkwerekera hariya. Kanyereke kare. Ndebera kano kantu manje, ndebera. Ni kubona abasaza batumaze abana kandi Sibyo mba nkubwira se manje. ndebera naka. Akuse ikumbona time igeze babajama bariye ngo dutangire inteko manje. Simane babajama ko batinze ngo dutangire inteko manje kandi mbona time yahuje imyambi manje. Kumbona ba Yalla Yalla Gara mutembera kubirone ukamera. Kira kapfu. Mwa mwadufokaje manje mushikaho ngaho mwubikuzo mida. Ari mwahageze. Twazindutse twabukereye mana ahubwo kuki mwaturaburije. Biza abakecuru n'abasaza bikigeze kugira bakurekure. Saizo ngo babyoroshye. Cyane bidange. Kubanza kurangiza Cyane mana. Ari maze iminsi nyine ndeba ibintu bya shome bya niki. Chansanza abasaza batumaze abana tu. Ura musaza we focus ze butandikira tembo ngewe hepfo yaho. Kubera ari mwinyimari n'icyo afite umufungo ufatika abaguyemo. Mukugwamo abanganye kava nyine umwana baramucikanye. Ubushatse kumbwira ko wa mwana we Mani baramutwaye kandi biredanye. amasomo makiranye n'irango bamurisire mu gutereka. Nyine manje. Nyine nk'ikibazo dufite hano. Ikibazo kijyanye n'abasaza batumaze abana. Siko ubu ufite umwana gutya. Umufite vuga ati ngiye kumutikura. Umusaza akagira utya agahita mukujabo. Ukibaza umusaza. Abasaza ni babaha imiti. Ni iki bakoresha kugira ngo badukureho abana? Biboroheye. Basangira nge. Meze gute pakorode? Meze kaniyas. Pakorode naye waje. None mwakoze akanama k'abasore. Yaboneze Nawe ni karibu wakwicara. Rambuke tuno gutafari twanjye hano. Ndabona mumeze neza wallahi. Kadogo Uramubaza iki ko byumiwe none? nagenze ute? Uyu munsi byayobera. Meze neza se. Ameze neza nari. Aribona umugore wawe yakwitayeho. Ahubwo zemba bazi ikibazo. Nk'abantu mudafite abagore mubayeho Wamwumvisha. Uzi ko ushaka gukubita inkoni mu gisebe. jewe Ubuze abasaza ibintu badukoreye. abazaza nyine. Nyine nibyo saza turimo turi mu nama turi mu nteko yo kwiga ku basaza batumaze abana. Abana se niba mugenda nyine nta kofi mufite nyine abasaza baraba bamaraho. Ikofi yamba usase cyangwa irimo iki? Ikofi ni amafaranga peti. Nibariza akabazo rero. Cyane nshaka mumbire nigeze kubyumva ariko sinabikurikirana. Kandi ndakubonye umuntu mukuru. Ngende umuto. Ushobora kuba ubizi. Buriya ari umuntu wigeze kumbwira ngo ufashe umwana ukamutikura ukuntu mugatapa ivi na ivi nyine gusobanukirwa. Ndagiye kubizi. Noneho ngo bino bigoro ngakabiri karanyira bino bigoro bigakira. Nigo. Cyane ndashaka kubaza nk'uyu muryango. Niyo ari umuntu w'umupapa uje nko mu basore nyine. Twebwe abasore twaduka kare cyane. Uje nko mu basore. Uri butahe wano ivi na ivi ukayitapa uba wumva nta merwe ufite yo gutanga. Niki cyozo kadufite. Wumva udafite amashyushyu. Nge namerwe mba mfite peti. Iyo uzi ko uri butahe ukarya nta kibazo ufite keretse nkawe ugifite amerwe yawe. Ahubwo hari akantu nashakaga kunyibwira. Nigeze kukumva ariko sinagakurikirana. Ngo hari ukuntu iyo ufashe wenda uryamanye n'umukobwa cyangwa se umufashe mukaryamana ngumva ubino biboro ngo biragenda biheranye Bene ngo kakanyerera ibyo bintu waba ufiteho amakuru. Icyo kibazo nicyo duhuje nk'urubyiruko. nyumvira nk'umutipe nkawe waraye urabura gutekereza icyakugirira umumaro utekereza uburyo washyira amafaranga mu mufuka uri gutekereza kuryamana ubwo sibyo byakugezaho kwe. Nanjye mba nkeneye kugira kabiri kanyerera nk'aka kawe usize ngo nkakumye na Reka rero mbanze mbagira inama mwese muracyari abasore pe mufite imbaraga aho gutekereza ibyo kujya numvishe ngo nimba ari ugutikura nimba ari ukuryamana mwebwe mushyira amaboko hasi. Ibyo by'abasaza impamvu babatwara abana nuko nta kofi mufite. None se uretse gato ngo amaboko tuyashyira hasi tuyarambika hasi se
cyangwa ubundi buryo bayashyira hasi muyakure mu mufuka mujye mu kazi mukorera amafaranga surana atarahagaragara ubundi ntabwo ari mu mufuka ntabwo ari mu mufuka ahubwo numukize hiki umeze uteze bisawa cyane amakuru yanyuze amakuru ni meza uracamo bari tuje kubareba none disi ntubaze nari ngamukije rero inshuti wanjye yari yaje kunsura okay nese ko nagushakaga uri wenyine ubugenda ndagusanga imbere nta kibazo reka ngende ngiye none se wakakira bite bazi se ndi kumwe n'uno mujama nyine ambwira ko hari aho yakubonye yagushakaga none ubwo nyine mwenda gukureba nyine ngo muvugane tuvugane ubugenza tuzavugana kuri telefone ngo ngubwo nawe kuri telefone Sirias nagushakaga wambwira nta kibazo nanjye ngize amahirwe nkuboneye hafi ni amahoro si mutakira ni amahoro cyane wambwira nta kibazo ni ibintu byoroshye ko tubifite se ntibikize nyine nashakaga ko wampa nk'uburenganzira bw'iki nkaguti gutikura ni ibiki gutikura gutya gutikura ntabwo byiza oya ntabyo nzi ko ntabwo namenya gutikura byari gutapa ivi na ivi byo tugatapa ivi na ivi ntabwo aravuze ivi na iyo uvuga ivi na ivi mbarabyumvishe mbere ntabwo nayo numvishe gutikura ibyari byo twagenda se nimba ufite gahunda gahunda y'inda ntagiye kumutsindira turi aho ngaho none kwibariza nyine kibita kwibariza nyine ubwo niyo nyogo ye nyine ubura nanjye ndabishaka Sirias man none uskuri gutinda kandi ategugenda uri cyiza harabona twumvike ibyo nibyo ntabwo ari tuzi twaje muri ivi na ivi kandi dushaka ko tugira nkagenda ako kutihutisha ibintu turajyayo ariko ya tugende kuko nanjye buriya nicyo cyanzanye Western nyine shefu iramboga ige niyo wamujama yatubwira ni iriya wana ira twari tuyizi urabona atari neza se warunda iranda y'epfo kwa Suzana nicyo utumva mbwira neza arwaye agakoko ngo iki arwaye sida ese kuki mutambwiye kare koko natwe ntabwo impamvu tutakurawe nuko tutari tumuzi we tubwira uriya yabaye nk'inuze nka voka zahiye cyane ibaze iyo mba nabikoze ntabwo urabikora ntabwo urabikora akira nkubwira akantu keza ibuka gukoresha agakingirizo ako mwanje nabonaga urugo rw'udukingirizo si icyo dushatse kuvuga agakingirizo batwigisha mu mashuri bakanabikira no ku kigo nderabuzima kamwe bakoresha ivi na ivi prudence mu ndimi z'amahanga mfite pe bambara ngo duhite ukurabuye wanyarukiye kuri uriya mucuruzi ko tugira kurira aho ngaho menya ko tutazongera kugenda ikigo nderabuzima si babutangira ubuntu nka kwirinda biruta kwivuza muvandimwe ntacyo nakoze turakuburiraga bro ubwo ngubwo nyine n'ibikurenga ni nani oh no tugiye gutapa ivi na ivi uzi ikibazo kivutse se aha reka mbanze ndebe ko kaba kariho mbanze agakize agapipi kanjye gashobora kuba agapipi karasiga nshobora kuba nagasize mu rugo ibyo bintu uvuze ntabwo biba agapipi barakagenda ntabwo bajya bagasiga mu rugo oya hari igihe ngiye gasigara ku rugo ibyo bintu uvuze ntabwo bishoboka reka ture ko ntakariho
kandi ndi kukabona kariho oya ntakari kandi tugende herekera hariya kandi serious ntakariho nshobora kuba nakibagiwe kanyereke kariho Mercy upon us. katire kuna kariho katurebe nyine nasurabuye ko kariho kana utari kwitendera ko kariho kandi ndi kubona kariho oya ntakariho nagariko na icyo se God n'iki have mercy upon us. akanga nagariko nagasigaye ariko ibihungu by'iminsi ashobora kuba kasigaye tubona iyo mpamvu abasaza rero basigaye bafite agaciro kurenza ibihungu by'iyi minsi tubona undi ntacyo mumaze ngaho genda ha ura kandi sikaza ubundi bw'iminsi n'ubundi ntacyo bumaze abasaza b'iyi minsi nabo basigaye bafite ukuntu n'ubundi kabishwa kandi kakagenda dore kanaciye ahangaha uwasaga kantarenze